Nongeye kugusuhuza nshuti, ubushize twarebeye hamwe ibijyanye na control flow muri programming. Uyu munsi tugiye kubishyira mu bikorwa. Reka dutangiriye kuyo bita if. So, muri programming tugira control flow zitandukanye ariko ziri mu bwoko bubiri. Ya mbere bazita if conditions, iza kabiri bazita loops cyangwa se ama repetition. Ni code zisubiramo mu gihe iza mbere ari ugucekinga ama condition twarangiza tugafata umwanzuro cyangwa se decision. Cyangwa se tukabyita gufata umwanzuro. Ni gute computer ifata umwanzuro? Niba ushaka kumenya uburyo computer ifata umwanzuro, iyi video ni yawe wageze ahantu hanyaho. Tugiye kwiga if condition muri Python. Reka dutangire kuri iki gishushanyo turi kureba hano. Urugero program yacu igiye gutangira, niturangiza turayiha izina, turebe ko iryo zina ari Alice. Uwo muntu nidusanga ari Alice turamusuhuza tumubwire uti hey Alice. Nidusanga atari Alice turarekeraho tumubwire uti ntabwo uri nyirabyo cyangwa se turekera dufunge programu yacu, nta wundi mwanzuro turi bufate. Iyi rero bayita if. Reka tujye muri code editor yacu. Iyi bayita if ariko ni if imwe. Ubu ni bwo bwoko bwa mbere bwa if statement cyangwa se bwa condition cyangwa decision cyangwa gufata umwanzuro tugira muri computer. Muri Python nkuko tubizi ntabwo tudeclare variable, tugiye gutangira tubwira umuuser ko ari buduhe izina. Turi bukenera izina, turi buze kuvuga ati urugero izina tugiye gukoresha input function. Turi familiar muri video zishize twarebye uburyo twiga ibintu bijyanye na input function. Dushobora kubwira umuuser uti ingiza izina. Okay. Niturangiza icyo tugiye gukora, tugiye kureba niba iri zina baduhaye hano, sibyo? Turakoresha keyword bita if. Turebe niba izina ringana na izina, okay? Cyangwa se Alice. Twavuze ko tugiye kureba niba izina ringana na Alice. Turavuga name niba ingana na Alice. Nidusanga ari Alice turamubwira hey Alice. Nidusanga atari Alice turirekera twicecekere. Tugiye kureba niba ari Alice. Iyo tumaze kwandika gutya dushyiraho utudukolani tubiri. Dushyiraho utudukolani tubiri, ubishaka wabishyira muri parentheses muri ubu buryo, cyangwa ntuzishyireho, byose ni kimwe birakora nta kibazo, nta kosa rizamo. Nindangiza nkande enter, nindangiza maze gushyiraho utudukolani nkande enter. Iyo nkanze enter rero ahita haza hano umwanya w'utuntu tune cyangwa se for space cyangwa se biba byatarutse character enye. Ushobora kudataruka character enye rero. Iyo udatarutse character enye ushobora gukanda kuri backspace yo gushyiramo umwanya kuri machine cyangwa se kuri telefone yawe inshuro enye. 1 2 3 4. Cyangwa se ukaza hano ugakanda tab button kuri machine yo ubwayo ihita yishyiramo ya space. Warangiza ukandika nidusanga ari Alice. If izina ari Alice, ubwo igihe byabaye true cyangwa se byabaye yes, nkuko turi kubibona hano, niba yes iba true turandika hi Alice. Turi kubibona. So tugiye kwandika print, aribwo kwandika kuri screen hi. You see, twize F format, you are familiar. So hi, tugashyiraho tutu square bracket, tu curly brace, twarangiza tukandikamo izina. This is Alice. Kubibona. Okay, reka turaninge program yacu ubundi turebe. Bari kutubwira ingiza izina. Ingiza izina, tugiye kwinjiza Alice. Ninkanda enter, uri kubona ko barahita bambwira hi Alice. Aribyo turi kubona hano. Hi Alice. Mu gihe cyo izina nshobora kuryinjiza nkasanga siryo, byagenda bite? Reka twongere turaninge seri yacu. Badusabe kwinjiza izina, twinjizemo urugero Peter. Twinjizemo izina ritandukanye na Alice. Reka dukande enter turebe. Urabona ko nta kintu kiri bugaragara. Ntabwo ari bwongere kutubwira hi Alice. Nta kintu kiri bugaragara. Iyi rero niyo twita if statement ifata umwanzuro, yaba nta kindi kintu gikoza ikakibyihorera. So, iyo ubonye true iguha igisubizo, iyo nta true nta gisubizo iguha. Reka duhure mu gihe cyo. Ese igihe cyo twakenera kuvuga ngo niba ari Alice cyangwa se
abaye atari Alice twabwira umuntu utigerageza. Ibyo kugira tubikore rero hari ubundi bwoko bwa if statement dukoresha, duhure muri video ikurikira.